Imana. Buriya umukene afite ibyaha byinshi bimutandukanya n'Imana ugereranyije n'ubuzima bwa. Ndi umusilamu, abantu benshi baranzi ibirenze ibyo Imana iduhana ibyiza. Abenshi bahura n'ibigeragezo bakagira ngo ni Satani wabizanye, ntabwo bari bazi ko hari ibyo bizanira, tibari bazi ko hari n'ibyo Imana izana. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mugisha Karisa Martin, ndi pastor, nyoboye itorero rya Pentecoste Betsaida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se DRC. Ya, urumva ko yego. Tukaba twishimiye kukwakira kuri PRTV. Byiza cyane, ndumva ikindi gihe bizatugarura twicarane tumenye niki cyakugejeje mu Bayisilamu, nanone niki cyagukuyeyo. Ndumva tuzabiganiraho. Biranshimishije cyane kuba twicaranye n'umuntu nk'uyu nguyu, ni amateka meza. Reka rero dusenge kugira ngo twinjire mu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Turagushimye Mana yera, Mana ikomeye, Gitare cy'amahanga, wabanye natwe uhereye mu gitondo tugeze uyu mugoroba, habwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni umutsima, kandi ijambo ryawe ndetse ngo iyo turyumvise riduha ibyiringiro ko tuzagera no mu bwami bw'ijuru. Uyu mwanya rero reka abakunzi bacu abagiye gukurikirana iki kiganiro cyangwa se ivugabutumwa bibagereho kandi rigira agaciro. Twe sante Bwana, twamaganye imbaraga z'umwanzi zahagarara zishaka kuvangira iki kiganiro. Duhamagaye Mwuka Wera kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko dufite teme buriya mwayita ngo iki? Tugiye kuganira rero kuri iyo teme yacu, uburyo bw'ibigeragezo bitatu bitugeraho cyangwa se bigera ku bakristo. Ubundi kenshi na kenshi abantu bazi yuko umukristo atageragezwa, barabizi, bazi yuko umukristo atageragezwa, kandi na benshi bagiye bakira ubutumwa baje bazi ko bimeze neza, baje bazi ko bageze mu mata n'ubuki, ariko nyuma bahura n'ibigeragezo, abenshi baragwa. Ariko mbere yo gusoma ijambo ry'Imana, reka twakire umuvandimwe w'uruhande rwacu. Murakoze. Nanjye nitwa Iyamuremye Amani, ubusanzwe nari umusilamu, ariko ijwi ry'Uwiteka rimvugiramo rimbwira yuko ngomba kujya mu basilamu. Ibirenze ibyo rero, Imana iduhana ibyiza, twakira umwami Yesu Kristo, ashoboye byose. Murakoze. Urakoze cyane. Umuyisilamu wahoze ari umuyisilamu ubu ngubu akaba ari umukristo, turi kumwe nawe, kandi ndahamya ko benshi baranezererwa n'iri vugabutumwa ry'uyu munsi. Ni nawe ugiye kudusomera ijambo ry'Imana. Wenda batangiye basoma Korowani, ariko uyu munsi agiye kudusomera ijambo ry'Imana riri mu gitabo, riri muri Bibiliya yera, Bibiliya yahumetswe n'Umwuka w'Imana. Amen. Amen. Dusomera igitabo cya Yeremiya, ni ibice byaho 15 umurongo wa 18. Yeremiya ibice 15 umurongo waho wa 18. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umurongo wa 18 uravuga ngo, kuki murana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira. Mbese koko uzambera isoko ishukana,
cyangwa nk'amazi akama. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Amen. Urakoze cyane kudusomera, ni ijambo ryiza cyane risobanuye uburyo bw'intambwe ya mbere tugiye kuganiraho y'ikigeragezo. Uwanditse iki gitabo ni umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bakuru. Muri Bibiliya dufitemo abahanuzi bato tukagiramo n'abahanuzi bakuru. Yeremiya rero ni umwe mu bahanuzi bakuru. Ijambo dusomye ni muri Yeremiya ibice 15 umurongo waho wa 18. Niho adusomeye hari kuvuga ngo kuki mporana umubabaro. Iki kintu nawe ntiwakibaza? Kuki mporana umubabaro? Akenshi bagenzi bacu basenga, abanyamasengesho dusengana muri groupe zitandukanye, muzasanga abantu baza gusenga kenshi n'abafite ibibazo. Noneho iri jambo rije nawe rikubaza. Uyu nuwanditse nuwarivuze avuga ngo kuki mporana umubabaro. Nawe ahuri ibaze kuki. Amen. Ati uruguma rwanjye rutavurika, rukaba rwaranze gukira. Mukristo, hari umukristo ugira ikigeragezo akakimarana imyaka. Hari umukristo ugira ikigeragezo tuvuge nk'abarwayi. Umurwayi akaba harwaye asenga akora umurimo w'Imana ariko ngo ari kanga gukira. Ndetse nabo hanze bakavuga ati sura muntu ko asenga ariko akaba indwara ikaba yaranze gukira. Epfo rero uyu Yeremiya aribaza aravuga ati ese koko uzambera nk'isoko ishukana cyangwa nk'amazi adakama? Epfo Uwiteka aramusubiza. Buriya hari igihe tugera mu bigeragezo tugafata nkaho Imana itari kumwe natwe, tugasenga tugakora umurimo tugatanga amaturo ariko ikigeragezo kikatubaho karande tutaramenya impamvu y'icyo kigeragezo. Ahangaha Imana y'ubwayo iramusubiza, iramubwira ngo nugaruka. Amen. Nugaruka. Byumvikane ko ushobora gukorera Imana, ushobora kugendana n'Imana ariko hari aho wayitaye. Kimwe mu bigeragezo bitubaho akaramata bikadutinda, hari intambwe yo guta Imana. Guta Imana bigusunika gutinda mu kigeragezo. Amen. Imana iramusubiza ngira ngo reka da kutinda mu kigeragezo ikibazo sinje, ahubwo nugaruka. Nugaruka. Ongera hadusomera ku wa 19. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, Yego. Nugaruka nzakugarura kugira ngo nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Amen. Yeremiya yakoze umurimo w'Imana. Yeremiya mu Giswahili twe turavuga ngo ni nabii wa machozi. Yeremiya ni umuhanuzi wakoze umurimo w'Imana mu bihe biruhije. Amen. Yeremiya yaje guhanura bakamukubita. Yeremiya yaje guhanura agakubitirwa mu rusengero akanafunga. Rero nicyo cyatumye tumwita cyatuvuga ngo ni nabii wa machozi, umuhanuzi w'amarira. Ntabwo inkuru za Yeremiya zose nta byishimo byabayemo.
noneho imana iza kuvuga ati nugaruka nzakugarura, uzahagarara imbere yanjye, uzaba nk'akanwa kanjye, ibishimwa nubivana mu bigawa. ngira ngo ikinyarwanda kiri kumvikana neza. Ibishimwa nubivana mu bigawa. Kimwe mu bitwinjiza mu kigeragezo cyangwa intambwe ya mbere y'ikigeragezo kitubaha akaramata, kidutindaho, ni ugukorera Imana uvanga ibintu. Amen. Ukavanga umwuka n'umwijima, ukavanga imibereho y'umwijima n'iy'umubiri n'iy'umwuka, ukabivanga. Urimo ugasanga umuntu ari mu byaha, ubundi ugasanga agiye gusenga. Ibyo ni intambwe y'ikigeragezo cya mbere kigira ute, kigutindaho. Imana iza kumuha inama, yabwira ngo nugaruka uvangure. Muntu duteze amatwi, muntu twumva aya masaha, uzakurikirana iri vugabutumwa, gerageza utekereze muri wowe, ese uhagaze neza ku buryo wakwivovota ko ikigeragezo kigutinzeho? Niba ugaragaje ko hari ibyo uvanga, urumva ko harimo ibishimwa hakabamo n'ibigawa. Harimo ibigawa, biragoye kugira ngo uve mu kigeragezo. Amen. Iri ni ijambo ritwereka intambwe ya mbere y'ikigeragezo. Dutangira twavuze uburyo bw'ibigeragezo bitatu. Ibigeragezo bitatu ese bitugeraho ute? Twabitandukanya dute? Twabimenya ute? Twamenya ute ko ibi bigeragezo bitatu tubirimo? Intambwe y'ikigeragezo cya mbere ni ikigeragezo umuntu ubwe yizanira. Amen. Wari uzi ko wakwizanira ikigeragezo kandi kikakubabaza? Ndagira ngo byibuze tubwire izo ntambwe uko ari eshatu, noneho duhitemo gusesengura kimwe kuri kimwe, cyangwa se duhitemo gusasira kimwe kuri kimwe. Okay. Twari tuvuze rero iya mbere, ikigeragezo umuntu yizanira. Iryo jambo rarivuze rinkoraho. Yego. Uvuze ko iyo umuntu avanze ibintu bishobora kumuviramo kutamenya icyiza. Njyewe navanze ibintu, ariko maze kumenya yuko hari icyo ukuri kiri mu byo mvanga kurusha ibindi. Ni urugero, najyaga gusenga, aho kugira ngo soze ndi kuvuga Icyarabu, ngasoza ndi kuvuga ni kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Urumva ko nabaga mvanze. Ijambo ry'uvuze rinkoze ku mutima. Imana iguhe amavuta kandi yagusesekazeho pe. Nanjye naravanguye. Urakoze cyane. Ya mwene data yaradusabye kugira ngo dutange umwanya neza wo gusobanura kuri biriya bigeragezo bitatu. Cya kabiri ni ikigeragezo Satani akuzanira, cyangwa ni ikigeragezo Satani azana ku mukristo. Ni icya kabiri. Nudutega amatwi nituza kubisobanuraho nangwa gukomeza kubivugaho kugira ngo abakunzi bacu babyumve, buri muntu araje amenya ikigeragezo cyarimo icyaricyo. Ikigeragezo cya gatatu ni ikigeragezo Imana yo yohereza ku mukristo. Burya dufite abenshi bahura n'ibigeragezo bakagira ngo ni Satani wabizanye. Ntabwo bari bazi ko hari ibyo bizanira, tibari bazi ko hari n'ibyo Imana izana. Nibyo, yego, ni nabyo bitumye abantu basubira inyuma, bacika intege, bava mu masezerano, bati ibyiringiro. Dusomye inkuru twasomye, mwumvise ko uwa mbere wageragejwe ni Yeremiya, ariko aribaza, aravuga ati ese koko kuko imporana umubabaro? Hari ikintu ngiye nakwibaza. Yego. Ese umuntu ashobora kumenya ko ikigeragezo yakizanye? Ese hari uburyo umuntu ikigeragezo gishobora kumugeraho akavuga ati iki kigeragezo ni njye wakizanye? Ya, birashoboka cyane. Urugero, ikigeragezo umuntu azanirwa na Satani ni ingero nyinshi, ariko duhere ku byerekeye imirimo yacu y'amaboko. Imirimo yacu y'amaboko akenshi Satani arayirwanya,
kuko aba azi yuko iriya mirimo y'umuntu wakijijwe y'umukristo izateza umurimo w'Imana imbere. Urugero, ugafungura iduka, Satani akaba azi yuko abakozi b'Imana bazaba bahagera bakahanywa ka fanta, uzaje havana amaturo akubaka umurimo w'Imana. Akenshi muzasanga abo bantu Satani ari kubarwanya, bagacuruza bagahomba. Niba uri umukristo unaduteza amatwi uri kutwumva, ukaba ufite iduka, ukaba ufite sosiyete runaka, ariko ugasanga harimo ibitagenda, kandi uzi ko ukiranutse imbere z'Imana, wubahiriza amasengesho, wubahiriza amaturo, ugerageza gukora, ariko aya masaha hakaba hari ikitagenda, bikaba bitameze neza, akenshi ni Satani uba wagize ute, uba uri kwinjira muri iyo mirimo yawe. Nangwa ukaba ufite moto ukumva ngo ikoze impanuka. Buriya twavuga iki ku bantu bahita barambirwa akagenda akajya gushaka imiti? Hari n'umwenzi byigeze kubaho gushaka imiti kugira ngo ayitere mu nzu n'iki, ngo akize inyatsi n'iki, kandi ari umukristo. Hano hantu abakristo benshi barahaguye cyane. Ubundi bazi, abenshi dusengana n'abantu ariko bataramenya ko Imana ikora, bataramenya imbaraga z'Imana. Tuzakurikizaho ikindi gice cy'ubuhamya dusobanurira abantu gukorera Imana ugomba kuba hari ibimenyetso uyiziho nangwa wayibonyeho. Ariko hariya hari ibintu bikora, umuntu arakubwira ati nanjye yigeze kongera, umuntu arakubwira ati ngewe ufashe gutya ugafata ibi ukabishyira mu nzu, warangiza ugatera isengesho kuri ibyo bintu warisengeye, ukabita n'iyo miti, atayo madayimoni n'ibiki byose biragenda. Icyo kigeragezo cyazanywe na Shitani. Urumva ko hari abantu baba babisobanukiwe ese nibyo gufata ibintu ukaba wabiminjagira mu nzu cyangwa ukagira ute? Ikintu twemera nk'abanyamasengesho b'abanyamwuka, twemera deliverance ikozwe mu buryo buyobowe n'umwuka. Abana Abisirayeli bari mu rugendo bageze ahitwa Imara, bahasanga amazi asharira, amazi arura, niko mu Kinyarwanda havuga. Bayanyweye bumva biranze, birabacanze, batakira Mose nawe atakira Uwiteka amuhishurira iyerekwa, aramubwira ngo reba uruhande rwawe urahabona igiti. Ahabona igiti, asoroma kuri ayo mababi ashyira muri ayo mazi arahumanuka. Rero deliverance twemera nangwa ibikorwa nk'ibyo twemera ni igihe wari uri gusenga, Imana ikaguhishurira inyuriye mu bakozi bayo, ikakubwira ngo bigereranyijwe n'uko iduka ryawe rimeze, hakenewe wenda amazi, bazasengera amazi bashyiremo umunyu tuzongera nawo tuvugeho. Umunyu Elisa amaze gukora igitangaza, yakira impano ya Eliya, ikimenyetso cya kabiri yakoze, icya mbere yakoze yambutse Yorodani akoresheje umwitero sebuja musigiye. Ikimenyetso cya kabiri nangwa igitangaza ni Yeriko, hari amazi mabi yarahumanye, baramutakira baramubwira ngo umudugudu wacu ni mwiza ariko ubutaka bwaho burarumba n'amazi yaho ni mabi. Elisa arababwira ngo munzanire umunyu, bamuzanira umunyu, aja ku soko awushyiramo, amazi Yeriko arahumanuka aba mazima. Rero ibyo byaterwa n'umuntu waguhaye iyo miti ninde. Niba ari umuntu abantu batwumva gutya, reka tuvuga kuri abo agahita avuga ngo ibyo bikoresha ikintu icyo ari cyo cyose urimo gusenga ukifashishije, bikavuga ko ari ugusenga ibigirwamana. Pastor, dusobanurira abantu babimenye. No gusenga ibigirwamana, urumva wifashishije ikintu nk'igiki. Urugero buriya genda ndabaza baza ko hari byinshi nasobanukiwe. Ugasanga umuntu wenda afashe amazi arayasengeye, arahumanuka.
yego baramumanura. Hari nk'amazi nagiye numva muri iki gihugu cy'u Rwanda ahantu ni kure cyane, sinzi abagatolike bakunze kujya ngo bakurayo amazi, bakurayo amazi y'umugisha. Ibyo ngibyo bidusobanuriye, ese nibyo ni iby'ukuri ukurikije wenda atari ngira ngo niyo ntego twari turimo, twari tunari kubisobanura, ndi kubabwira ngo abanyamwuka bafite kode bagenderaho n'Imana. Nibyo nari kuvuga ngo niba Imana iba yavuze, urugero turi mu masengesho, turi muri groupe, Imana ikavuga ati tugereranyije n'iduka ryawe riri guhomba, abakozi Imana bazasengera amazi akoreshwe. Ntabwo icyo gikorwa ntabwo ari kibi. Icyo nari nshatse kurwanya ni kwa kundi umuntu akagutelefona bati mu ntara y'Iburengerazuba hariyo umuntu uri gukora ibitangaza, ariko waje kugera ugasanga wa muntu ntabwo asenga, ugasanga afite utuntu n'utundi ibimenyetso by'abacunyi. Yaguhereza ibyo bintu ukaja kubikoresha muri business yawe, uri umuntu usenga, uba wakoze bya bindi Imana yanze ngo ibishimwa mu bigawa. Pastor, impamvu mvuze gutyo ntabwo bavuga ngo shitani yinjira amarayika mu mucyo, aho ashobora guteza ikintu, izo mbaraga akaziteza kandi akanagushakira solution. Ibyo bintu nibyo wari uravuga ngo hari ikigeragezo shitani ateza, kandi abantu benshi baba muri business, yagera muri business akahita avuga ngo reka njye kwifashisha ibintu runaka. Hari n'abantu benshi bihisha mu masengesho, akagenda akavuga ati uzaze usengere nze mu nzu yawe ngumanure n'iki, kandi burya ari ubupfumu. Ibyo mvuga buriya ku badukurikiye hari ababyumva neza. Hari abantu benshi bagiye bagwa aho hantu, abantu bakazajya kubaratuva cyangwa se kubatahura kera, bagasanga barakoreshaga imyuka mibi cyangwa se bari imbaraga z'umwijima. Aho ngaho ni iki wabwira abantu muri aka kanya? Twari tukiri kuri iyo ntambwe y'ikigeragezo turi kuganiraho kizanwa na Satani. Gifite amayere menshi kiriya kigeragezo kuko kizanwa na Satani, kandi Satani yifuza kugusha abana b'Imana, abavane mu byiringiro, abavane mu mugisha. Niyo mpamvu gifite amayere menshi. Ubundi ubuzima bw'umubiri n'ubw'umwuka birajana. Gukorera Imana, buriya umukene afite ibyaha byinshi bimutandukanya n'Imana ugereranyije n'ubute nawe uburyo yegera Imana cyane, kuko nta bimusitaza. Tiyabuza amakara yo gutekesha ibishyimbo birahari, kawunga irahari. Urumva uwo muntu atandukanye n'umuntu iyi saha ukiri ku muhanda uzi ko nta kintu ari bubone cyane mugoroba. So muri ayo mayere menshi Satani yafashe benshi. Satani cyane abantu bakunze kugwa n'abantu bakoresha bizinesi zabo zo bishakiye n'imbaraga. Urugero, yagurishije isambu aracuruza. Ubundi uwo nguwo ntabwo iby'Imana ntabiha agaciro, ntabwo avuga ngo ni umugisha w'Imana, kuko wagurishije nk'iyi kamera, uragenda ugura moto. Urumva ibyo akenshi bashaka solution, bashaka ibisubizo vuba, birakiriyaringa ibibazo byaje. Rero iyo ari umugisha, ari isezerano wahawe n'Imana, Imana arakubwira ati mwana wanjye nzaguha iduka, mwana wanjye nzaguhereza inka, mwana wanjye nzaguha moto. Iyo ugiye muri cya gitangaza ukayibona, nubwo wagera mu kigeragezo ntabwo uhangayika ngo uje gushaka imiti, ngo uje no mu bindi ngo uhangayike. Usubira ku karago ukongera ukayibwira ati ka kazi wampaye kagiye kazambye, ugasenga ukongera ukereka Imana, iraza ikabikemura utiri uhangayika. Rero kuko dufite abantu benshi n'abari kudukurikira, buri muntu afite uburyo yabonyemo akazi ke, buri muntu afite uburyo yabonye umugisha. Biragoye rero kugira ngo tumwemeze ibitamurimo.
kandi uzi ko abantu muri iki gihe abenshi ubwenge bwabaye bwinshi. Na biriya tuvuzeho ku bahanuzi, umuhanuzi nabyo tuzabivugaho ku mpano z'abahanuzi. Abahanuzi basigaye barasenga, akareba nk'iyi nzu yanjye cyangwa akareba nk'iriya nzu yawe, avuga ati iriya nzu yawe barayiroze. Ati niyo mpamvu uje ubona urara uri kwishimagura umubiri wose, ati mu nzu yawe hari ibintu batayemo. Wagereranya n'ibyo nawe uri kwisanga ugasanga ari kuvuga ukuri. Pastor, uvuze hari ikintu uvuze nagusubije inyuma, ariko n'undi wese ashobora kuba yakibajije. Yego. Ati umukene agira ibyaha byinshi bimutandukanya n'Imana. Uruta umukene. Hari amagambo nibutse, ntabwo nibuka igitabo neza, ariko bivuga ngo biragoye ngo ni nk'ingamiya kwinjira mu izuru ry'urushinge ruto. Biruta uko umutunzi yakwinjira hehe ubwami bwo mu ijuru. Kandi hakaba kugira ngo ubuzima bw'umwuka n'ubw'umubiri birajana. Iyo umubiri utameze neza, ntabwo umwuka umera neza. Aricyo mvuze ngo umukene agira ibintu byinshi bimutandukanya n'Imana. Mugenzi wacu aravuga ati ese none Bibiliya ko ivuga ko hahirwa abakene, ariko usomye aho ni muri Matayo 5, ntabwo bavuze abakene b'umubiri, bavuze abakene b'umwuka. burya se bavuze abakene b'umwuka. ayo magambo iyo umuntu ayumvise abenshi bazi yuko ari abakene babuze amafaranga, babuze amazu, ati abo barahirwa. Oya, impamvu ni iyi isi ibiyirimo nibyo bigomba kudufasha no guteza umurimo w'Imana imbere. Niyo mpamvu umukene mu buryo bw'umubiri, wabuze ibyo kurya, wabuze aharara, wabuze imyambaro, uwo ntabwo Bibiliya ivuga ngo arahirwa. Kuzihe mpamvu? Uriho hari abariho b'Imana yemeye ko bakena, ishaka kubagira umutego ku bakire, kugira ngo izagire abakire kirya gihe ku munsi w'imperuka, izabwira abakire ngo nari nshonje ntimwagira ute, ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndi mu bitaro ntimwansura. Abo bagomba kubaho bazabaho bariho nk'imitego. Imana yabakereye bashyiraho umutego. Ibyo bintu biteye ubwoba. Uravuze uti abakene baba bafite ibyaha byinshi batandukanye n'Imana kuruta abakire. Yego. Bivuga ngo abakire bagira ibyaha bike. Birantera kwibaza Pastor. Ntabwo mvuze ngo abakire bagira ibyaha bike, biterwa n'umukire uwo ari we. Hari abakire bakijijwe, hari n'abakire b'abapagani. Umukire rero ukijijwe agakizwa n'ibye bigakizwa, my friend, ibyaha bye ntabwo byahwana n'umukene, kuko we ntabwo ariganyira ngo yabuze ibishyimbo. Kandi kimwe mu byaha bidutandukanya n'Imana ni ukwiganyira no kwivovota. Ikindi, kimwe mu bintu bishimisha Imana ni ukuyikorera mu byo utunze. Urugero, turi kubaka urusengero, ukaba uravuze ati ngewe amabati 20 nyashizeho, umukene nta n'ibati na rimwe ashyizeho. Yarangiza akavuga ngo ariko Mana, ngo nanjye koko ngo mbure n'ikiro cy'imisumari. Tuje mu gitabo, tuje mu byanditswe, nidusoma uraza gusobanukirwa. Tusome hano ijambo riri muri Timoteyo wa mbere, ibice byaho ni 6 umurongo wa 6. Dusomere mwene data. Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 6. Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo waho wa 6. Yego. Dusome ijambo ry'Imana.
icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu mwoshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'urupfu. Turi kuri ya ngingo tuze tuvugaho ivuga ku bakire n'abakene. Urumva ko twabanje ku mukene wo hasi, wa undi wabuze n'ibyo kurya, wa undi wabuze n'imyambaro. Nanone tuza ku bakire, wa mukire ufite ubutunzi akijijwe cyangwa adakijijwe. Nabo uburyo bubiri. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya itubwiye ngo kubaha Imana iyo gufatanyije n'umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ntabwo cyari cyakabaye igisubizo. Hepfo hongeyeho ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya. Amen. Ibyo kurya ni ukuvuga ngo gukira kwa mbere byaguhuza n'Imana, byatuma ugira umugisha ukagira amahoro, ni ukubanza gukira ku byo kurya. Amen. Wibuke ngo inzara ni mbi. Inzara yigeze ituma umukozi w'Imana Eliya yicuza ubwo yari yicaye munsi y'igiti cy'umuretemu. Inzara iramurya, aravuga ngo ntacyo nkimaze, nta n'icyo ndusha ba sogokuruza banjye bapfuye, icyambera cyiza ni uko napfa. Yari umuhanuzi ukomeye, yari umuhanuzi ufite imbaraga, yari amaze no kwica ndetse abahanuzi ba Bayali barenga 100. Rero gukira kwa mbere ni ukubanza gukira ku byo kurya. Umurongo wa kabiri, umurongo ukurikira uravuze ngo n'imyambaro biduhagije. N'imyambaro biduhagije. Urumva ko ntabwo bavuze utwambaro. None niba uri umukene udafite imyambaro iguhagije, udafite ibyo kurya biguhagije, tujuru ni ikibazo. Nizere ko usobanukiwe kandi n'abakunzi bacu bari kudukurikira basobanukirwe ko kugira ngo ube neza mu mavuta. Harabumva ibintu kimwe nk'uko bakabyumva neza, ubwo bivuge ko ari neza, bagahitamo kureka ibindi bakabanza bashaka ubutunzi. Abo ngabo muri aka kanya nababwira iki pastor? Hano reka tubasubize ku murongo ukurikiyeho, hari kuvuga ngo ni umurongo wa 10, kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi bibarimbuza. Gukunda impiya, gukunda ifaranga, upenda pesa. Ngo iyo bikunze cyane bikuvana muki, bikuvana mu mwuka, bikagutandukanya n'Imana. Rero nzabishaka reka mbe ndetse kuko nasobanukiwe ko umukene agira ibyaha byinshi bitandukanye n'Imana. Noneho njyewe nimara kuyagwiza cyangwa kuyabona nzabona nkurikira Imana. Reka rero dukomeze tumusubize nta nubwo agwira. Dusomera umurongo wa 11. Pastor tutarabasoma. Bavuze ati ibyo kurya biduhagije. None warushatse kuvuga ngo abantu bamaze igihe bakajya ku musozi, bakajya mu bibaya no mu migezi, ariko basaba n'ibyo kurya akabibura. Uwo muntu wamubwira iki muri aka kanya? Uyu muntu biterwa nuko yahamagawe. Buriya hari umuntu uje gusenga ariko afite inzara, yamara kubibona, yamara kubona ibyo kurya ntasubire. Rero uriya muntu uri gusenga by'ukuri akaba azi neza yuko gusenga
gukurikira imana bitatewe n'ubukene, ahubwo ari ukugira ngo reka nkorere imana nanjye nzabone ubwami bw'ijuru. Uyu muntu reka tumurema agatima. Uriya muntu kugira ngo imana imuvane kuri iriya revo yariho, imana ibanza kumwiga. Ubundi imana ntabwo itanga umugisha ivi ngo irekure umugisha ngo kubera uyisabye ngo iraguhaye, ngo kubera usabye ngo iraguhaye. Ibanza kukwiga ikavuga ati ese uyu muntu yaramuka abonye amafaranga ntazamvaho, uyu muntu yaramuka agiriwe neza biriya bintu njyewe bizanyubahisha. Kimwe mu gituma dutinda mu bukene, kimwe mu gituma dutinda mu buzima buciriritse, imana iba iri kutwigaho. Ibikidufitiye amakenga, utagira ngo uzarebe, uzaje ku musozi uzahasanga nta modoka uzahasanga z'abaparitse baje gusenga nyinshi. Akenshi uzasanga abaje gusenga babuze n'igiceri cyo gutega tagisi. Ni iyihe mpamvu? Nawe urabyibaza. Hari abasenze none iyo yasubijwe kadasubirayo. Abo rero ni babandi b'Imana, bariya ni babandi b'Imana ireba ukavuga ati ko nashubije runaka ngasubiza na runaka, akaba atakibona umwanya wo kuza kunyambaza. Ninde yagiye he? Yagiye ku mupaka kureba ubucuruzi bwe, yagiye mu bikuyu bye kureba inka ze, yagiye muri garaje kureba imodoka, ntagihe Imana umwanya. None na se runaka na nyirakanaka ahari nawe ntazambera nkuriye, reka mbe muretse mbanze mwigeho. Iyi Imana ikwizeho rero igasanga uri gukiranuka, igasanga umutima wawe udahuye n'uw'abandi, iragusubiza. Niyo mpamvu hasenga benshi hagasubizwa bake. Buriya hari abantu bahita bacika intege niba bajyaga ku musozi n'iki. Ubwo ni kimwe bababwira kugeza kuri ubu inama bariya baja ku musozi na za no gukereya za gurupe nyinshi z'amasengesho, ukumva umuntu ngo ngo nkubita amasengesho y'iminsi 10. Biriya ntabwo bisubiza. Ubwo umuntu kumanza yisuzuma. Biriya gusenga gufunga amafungo menshi, kuja mu misozi no mu butayu, bidafite imirimo myiza, bidafite gukiranuka, bidafite kwihangana, udafite n'isezerano. Ndugupfa kujayo gusa ngo urebe ko wazahura n'ayo mahirwe, ntabwo bisubiza. Ariko pastor, hari umuvugabutumwa watubwiye yuko hari abantu bashobora kuguhanurira ari abahanuzi, ariko bitewe yuko Imana yabahaye guhanura uwo mwuka wera, noneho ugasanga uwo muntu afite iyo mana ariko akora n'ibikorwa bibi. Noneho ngiye guhanuriye wowe utegereza ko bizasohora, ugategereza n'imyaka ukayibona. Ariko ngo wa wundi Imana yahaye guhanura akanakoresha ijambo ry'Imana uko rimutegeka, ndetse akanagendera mu bikorwa byiza, akavuga ijambo ry'Imana uko riri, ngiye guhanuriye nibo babandi ujya kumva ngo umuntu yasubijwe ahise agera mu rugo ari kuvuga ngo ibyo bamanuriye byakunze. Aho ngaho ikintu cyuvuze cyo kwirirwa mu butayu cyane ntabwo ariko gusubiza. Niyo ngingo turi kuri iyo ngingo, n'abakunzi bacu baduteze amatwi, ntabwo ubundi umuhanuzi ari usohoza amasezerano. We na akanwa k'Imana arahanura, aravuga, Imana ariyo ivuze, ahasigaye nawe ubibwiwe ukagenda ukamenya uko ubanye n'Imana yawe. Ariko ntabwo umuhanuzi yahanura ngo anabisohoze. Icyo yakora yagusengera, ariko nanone se ko muba muri benshi, niba hanuriye abantu 500 mu kanisa, mwese azabasengera abivemo. Ikintu aho ngaho ufiteho igitekerezo n'ukuntu nanjye sigaye wenda ashyikirana n'Imana, ni ukuvuga ngo iyo Imana igusezeranije ngo ejo bundi uzaba iki, cyangwa muhaye umugisha kuri ibi, noneho
wa mugisha Imana ishatse kuguhereza ikabona uragiye mu rugo uhise wicara. Niba uzakorera Imana ukazajya usanga ahantu bari kuvuga ati Imana nta kigenda, ugiye utavuze. Icyo gihe ntabwo Imana ihita ibona ko wa mugisha ukwiye cyangwa se uzawugendamo neza. Igomba no guhita ituma igushyira ku munara wo gutegereza noneho. Kuri wa musozi wabiruhanya ukawubaho, wowe ukazajya uvuga ntibizasohora, ariko iherezo Imana ihita igushyira kuri uwo musozi w'ibigeragezo, wakongera kuwuvamo ugahita ubona ya masezerano yawe arasohoye. Ntabwo iyo umuntu bamuhaye amasezerano, Imana imuhaye amasezerano, umuhanuzi amuhanuriye nk'uko wabivuze, akagenda akicara, azajya amenya yuko ntabwo bwa buhanuzi buzasohoka. Kandi mu by'ukuri umuvugabutumwa we yaravuze ngo ubuhanuzi bwose buri muri Bibiliya. Iyo atasomye ijambo ry'Imana akaba n'umunebwe wo kurisoma, ntanabyuke saa 9 ngo yambaze Imana yegerane nayo, uburyo ntabwo Imana ibi kukubona ko ushaka kuyikorera, ahubwo buri mu nzira ebyiri. Ariko ngira ngo twabivuzeho cyane. Twavuze ko ese ni iki gituma abantu basenga, ni iki gituma abantu babaye benshi mu misozi no mu butayu, ni iki gituma abantu batinze mu bigeragezo. Twatangirana na topic ivuga ngo biriya bigeragezo uburyo bitugeraho. Pastor, hari ikintu njye numvise kizima hariya buriya kuba kuri laptop yego yo gusobanurira abantu uburyo kibatinda mu bigeragezo, impamvu babitindamo bagatinda mu masengesho. Yego abantu barababaye pastor, ubu bakeneye ihumure, ntabwo bakeneye abapasiteri cyangwa abahanuzi b'indyarya, bakeneye abumura imitima. Ntabwo bakeneye bwa buhanuzi umuntu azenga amubwire ngo bakira imodoka. Hari abantu benshi bagenda hariya ngo Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye umugore, Imana iguhaye iki, bihuje n'imitekerereze yawe. Ariko icyo numva cyaba icy'ingenzi wa mugani uko icy'ingenzi ni ukumenya ni iki kiri kugutinza mu kigeragezo. Ese ni ikigeragezo wizaniye? Ese nicyo Satani yazanye? Twabivuzeho, twari dusigaje kukigerageza Imana ituzaniye. Buriya uko abantu badasa niko n'imitima yabo idasa. Mwagira icyo bivuga rero, bavuze ngo ikigeragezo ituzaniye. Yego. Hariya hari amagambo nigeze gusoma avuga ngo Uwiteka ntawe ageragereje ibibi, kandi nawe ntabwo ageragereshwa. Sinzi niba mbivuze uko byanditse, ariko ndatekereza nka pasiteri wazimenya ubundi ku Mana nta kibi kibaho. Ibitugeraho byose ni byiza ku Mana. Urugero, twewe turapfisha umuntu turire, arapfuye we, ariko nituja kugura isanduku, twewe iwacu tuyita serikeye, nituja kugura isanduku turahasanga undi muntu waraye ari gusenga avuga ati kukinge amasanduku yanjye atari kugugwa. Ubwo natubona aratwakirana ibyishimo. Ni karibudi, isanduku zanjye ngizi ziri hano, none ijana, none si uwo muntu wapfuye ni umwana cyangwa ni mukuru? Yasanze ari mukuru ni n'isanduku ibigize ute nayo ibihenze. Ubwo twe turukurira, ariko cyagihe dufashe telefone, nabonye n'aha mukunda kwishyura mukiye kuri telefone, ngufite momo, cyagiye bati basi ngaho duhe nimero tuyashyireho dukeneye isanduku. Iyo yakiriye message akayabona 1,100 by'isanduku, 200,000, turayikorera tukagenda, nagasigara ari gushima Imana. Shimwa Mana, shimwa Mana, ninabuze ibyo kurya. Shimwa Mana, ninabuze ayo kwishura inzu, none isanduku yanjye igize ute iraguzwe. So bihesheje Imana iki? Icubahiro. Aho twagura isanduku bihesheje Imana icubahiro, ariko twewe turukurira.
kuko umuntu yatuvuyemo. Niyo mpamvu ku Mana nta kibi kibaho. Kuri twe tubona ko ari bibi, ariko yo ni byiza. Imana irabasha kugukura hano ikaguta muri gereza Mageragere, siyo gereza nkuru, ikagutayo. Wagerayo kubera impano yawe. Ibi biri mu buhamya. Nigeze gufungwa nzi ko ari ikigeragezo, n'abakristo baransengera, ariko Imana iraza irambwira ngo ntari ikigeragezo, ahubwo uri ku ishuri. Uri ku ishuri. Numvise vuba, niba numvise vuba, ikigeragezo Imana itanga aba ari ishuri. Bigucisha mu ruganda. Ubukene, hari ishuri ry'ubukene, hari ishuri ry'inzara, hari ishuri ryo gutukwa, hari ishuri ry'uburwayi, hari ishuri ryo kuzerera. Ukava hano Mahoko, hano ni Mahoko, ukahatura ukwezi, ukongera ukaja gutura Bugesera, ukongera ukavayo Cyangugu, ukaja Cyangugu, ukongera ukaja ku Rusumo. Ari ubuzima. Kumbe Imana iri kugucisha mu shuri kugira ngo ikindi gihe nuzagira aho utura ukabona umuntu umeze nkawe ngibyo waciyemo, uzamucumbikire, uzamubwira ati ngiki icyumba bubayemo nanjye byambayeho. Ariko hari imirimo iranga umukristo nibutse aho hantu. Buriya wa muntu wamaze buriya uraduhuye cyane. Hari umuntu umara kubona ubutunzi bw'isi akibwira ko ari amaboko ye, kandi mu by'ukuri kera yarasengaga atakamba mu buryo yamara gusubizwa ntiyibuke yuko yasubijwe. Umuntu yamusaba icumbi akarimwima cyane, icyo bamukeneraho akakimana. Burya hari amashuri umuntu acamo kugira ngo Imana izagire ikigaragariza abandi bantu bayishaka ko bazamuka. Ubundi mu migisha dusaba cyangwa se ibyo duhanurirwa, mbere yo kugira ngo Imana ize ibishitse, ibanza kureba niba bizayihesha icyubahiro. Mwana wanjye, umva uko Imana imbwiye, iguhaye iduka, sawa? Ariko hari bamarayika baza kugenzura uyu muntu, nabona iduka ntazaja arisambaniramo n'abakobwa. Ese uyu muntu azaja yibuka gufata agasukari akoherereze abakozi b'Imana baraye mu masengesho? Iyi Imana isanze ibyo bitekerezo utabifite, igasanga budget yawe kuvuga ngo nimbona iduka nzaguka ngure moto, nzaguka mfungure shop, nzaguka, igasanga yo itarimo. Nzagura imirima, Imana igasanga itarimo. Nta mwanya wayisigiye cyangwa niyo y'amasezerano ubona atarasohoye. Ibigeragezo bitatu umuntu ahura nabyo, cyangwa buno bitwugarije, cyangwa se byugarije abakristo. Wenda mwabisubiramo, wenda hari ababafatiye, hari uwafungura. babashe kumva. Twavuze ko icya mbere ni icyo umuntu yizanira, ikigeragezo umuntu yizanira nibyo twatanze n'ingero nyinshi. Ukurira urupangu rw'abandi ngo ugiye kwiba, kandi uri umunyamasengesho, warize n'ijambo ry'Imana. Iyo uhubutse ukagwa iyo hasi, uba uzi ngo ufite imfunguzo zirafungura urupangu kugira ngo usohoke. Iyo bagufashe bakagukubita, muri Kongo ho barabatwika n'amapine. None si iyo bari kugutwika wavuga ngo Mana ntabara?
wabivuga ariko ntoyaza kugutabara. Ikigeragezo tuvuge kuri iyi ngingo, ikigeragezo umuntu yizaniye yarebye nabi kiramuhitana cyangwa kikamuhombya. Bivuga rero ngo umukristo cyangwa umuntu usenga agomba tubyirinde kubyirinda cyane. Ikigeragezo wizaniye, iyo urebye nabi n'inzu yawe iragenda, n'umutungo wawe ukagenda, kandi Imana iyo ihagaze nk'ahari iri kukureba. Akenshi ntabwo Imana ibizamo. Ubonye utabawe mu kigeragezo wizaniye, uri umugabo muzima utari umusazi, ukabona Imana iragutabara, iyo Mana uzayishimire, uzayigabire. Ni amahirwe adasanzwe. Pastor, aho ngaho gato hari umuntu Imana yabwiye ati ushatse wamurera, ariko ivugira umuhanuzi. Arangije bitewe ko yitwararikaga nabi, aragenda ariryamira, n'ubundi ntiyakora umurimo wayo. Imana iramubwira, ndogenda bikubwiye, mworera kubera ko nutamworera ndaguca akaguru. Yego. Mugabo arataha, ageze mu rugo, ajya muri bwa bucuruzi nk'uko wabivuze, acungana n'amamodoka ye, ibyo yakoraga n'ubundi arakomeza arabikora, agacisha muri mwe agasenga. Imana yavuga naho kugira ngo uhombe ndaguhombye. Ibimuciye akaguru, nk'ubu ngubu rwose arahari mu Rwanda, asigaye akorera Imana, yaracitse ukuguru kumwe kandi akayikorera neza kurusha umuntu ufite amaguru abiri. Ngukorera ikintu mbonye aho ngaho biteye ubwoba cyane, kandi birimo n'isomo rikomeye. Bivuze ngo umuntu agomba kwirinda niba azi yuko yasomye ijambo, agomba kwirinda ikigerageza agomba kwizana cyane. Ko burya uko nabyumva, kimwe gikurikiyeho ni icyo Satani azanira. Kiriya Satani akuzanira ni cya kindi utabaza Imana, ukavuga ati Imana, Satani yanteje uburwayi. Kuko ari Satani wakizanye, ashaka kugira ngo urware amaguru, kandi ayo maguru yagenda agiye mu murimo w'Imana. Iyo utabaje Imana, ni hahandi dusenga marayika akaza agatabara. Kuko Satani ari gushaka kumfata, anteje ibigeragezo, kandi Imana nayo iracyankeneye. Ubwaho ni hahandi haba haza amasenga, twamaganye imyuka mibi, Satani y'uburwayi mu izina rya Yesu. Yesu akaza akabigiramo uruhare, kuko Satani nta ruhare agufiteho. Ubwo Yesu araza akabicecekesha. Ni ubona umuntu ahagaze agatera haleluya, ngo haleluya, ngo nari narwaye iri joro, ngo abakozi Imana baransengera ndakira. Ese Pastor, buriya abantu twakurira inzira ku murima, buriya mubabwiye yuko ikigeragezo bizaniye ntabwo uri batabaza Imana. Icya mbere bihane. Uzi yuko uri mu kigeragezo wizaniye, nta mwanya wo gutabaza ngo usabe ubutabazi, ahubwo urahendahenda. Ni ukwihana. Mana mbabarira, nakoze ubujiji. Uzi ko Aroni na Miriyamu bakimara kwizanira ikigeragezo baneguye Mose, Imana ikabamanurira ibibembe. Nta kindi bakoze. Aroni yabonye Miriyamu ibibembe bimufashe, Miriyamu bamutaye hanze. Aroni aje nkari avuga ati Mana tubabarire ku cyaha twakoze cy'ubupfu, cy'ubugoryi. Biso iyo uri mu kigeragezo wizaniye, nta mwanya uvuga ngo Mana ngirira imbabazi, mbabarira. Bafata umwanya wo kwihana. Imana ni nyembabazi, iraza ikakubabarira. Ntibivugitse ko itaguhana, irakubabarira ikanaguhana. Wari ufunzwe, wari uri muri gereza, kuvamo baraguca amande, ubundi Imana ica amande. Nayo ica amande. Ikigeragezo wizaniye burya se nayo ica amande. Imana ica amande, nabyo tuzabivuga. Ariko uzi ko bigirukije akantu, niba ijoro niba Imana ica amande, irayaca.
Nese niba wari wizaniye icyo kigeragezo wafashe agakobwa k'abandi bakaguca ihazabu y'imiliyoni 10, iyo si ntari amande? Kandi Imana ntiyaje kubuza porokireri. uzamenya ute ko Imana yakubabariye igihe byagenze bityo? Imana yabayisenze yakubabariye, uzamenya ute ko wasenze n'ubwo bwose uri mu kigeragezo wizaniye, ukamenya noneho ko Imana yakubabariye, wabimenya ute? Nuko ubona wakivuyemo. Iyo ubonye wakivuyemo kitaguhitanye iba yakubabariye. Ubonye wakivuyemo kitaguhitanye, kitagusize uri ikimuga. Pastor, mu by'ukuri turagushimira. Murakoze cyane. Kuri topike mwaduhaye. Amen. Topike ishishikaje cyane kandi ifite ariko y'abantu bashize cyane ko burya ni iby'ingenzi byari bikenewe kandi binakenewe ku mukristo. Bishobora kuba byagufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi wowe udukurikiye, ariko uko byagenda kose turagusaba kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi ko wakora subscribe kandi ushobora no kugisharinga kuko nk'uko wumva byagufashije hari n'abandi byagize aho bibakura n'aho bibajyana. Mu by'ukuri abadukurikiye turabashimiye, tunashimira pasiteri wacu n'umutumirwa Amani bari kumwe.